ngeze niyo naba nta kazi mfite mpita ngomba gukanguka niko byararangiye nyine ubwonko bwarabyakiriye. Nawe rero uragenda ukirarira amajoro ugatinda cyane nyine kuganira na za nshuti zanjye. aha nanjye bitankurikira oya ntakijya gutwara uragira ngo nanjye bijyeho ibi ntabwo byandura mama wamenya ari biki wenda ko ari karande z'imiryango cyangwa akaba ari n'ibyo bamuroze mu izina rya Yesu bazira oya wamuvuza mu izina rya Yesu ari ibibazo warambwiye ngo nkuzanire umukazana uyu ni umugore wanjye. wambwiye ngo unzanye kwa wawe No, angane mu rugo mami ni umukazana wanjye kandi ndamukunda. jewe baby nanjye ndagukunda kungana uko ntago uzi wanyu none se waje uturuka he? naturutse iyo ngiyo ariko ntabwo mpazi ntabwo nzi uko hitwa iyo ngiyo hatagira izina Ariko mami maze kubona ko ibintu nkora narengereye ariko bitabye. mureba tangira kuba umugabo meze bite rero Guhora nserera na daddy maze kubona ko nyine ari ibintu bimbangamiye kandi ntabwo byagakwiye kuba duserera nawe kandi nawe ureba Tade aba afite umujinya sinzi ariko nawe mba mbona ntazi aba afite zagara ntazi. oya papa ntazagara bafite ni umubyeyi igihe cyose umubyeyi aba areberera umwana igihe cyose umubyeyi aba ashaka kugira ngo uko aho ageze cyangwa uko ameze n'umwana we aba ariho azagera nubwo se agutonganya nkahagarara nkavuga si uko mba ntazi kuri mu makosa ntabwo twese twakubwira nabi impamvu rero papa wawe igihe cyose aba akurwanira ishyaka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi uzamusimbure. Ese wasigara ku ntebe ye uri umusinzi nk'urumogi ntabwo byakunda. Mami ibyo ni ibintu nahinduye kera ntabwo mbibamo ntabwo nkibibamo ngo rero daddy kuza mvuye mu kazi akaza anjidura nkubita ntabwo binshimisha mami ntabwo binshimisha. Birumvikana ariko nawe nagahinda bafite. none se man ibyo bintu uri kumbwira ngo bimeze bite ubungubu ibyo bintu uzabishobora kuza abandi bakobwa noneho ukundana nabo ku buryo wumva yuko umukobwa wafashije ari we none ushaka gukundana nawe umuntu umeze kuriya koko abandi ko nawe uransesa rwose abandi se bo abantu bose arega ni abantu buriya kandi mu bantu bose usangamo abantu urumva rero icyo umutima wawe ukunze icyo wishimiye naba ari icyo ngicyo abo bandi ni abandi nyine nawe urabyumva umutima wawe wishimiye niwo ukunda ariko se ni ikibazo pe ni ikibazo ndabona bitoroshye ni ukuri gufasha umuntu ni ngombwa ngo uhite umugira uwo mukundana koko ariko uzi ko aba ari umuntu ntabwo bimugira ariko man uzi yuko aba ari umuntu uba muzabana ubuzima bwawe bwose ubwo uzi ubundi yongeye agahita agaruka akongera akagira ikibazo biriya birarangira rwose birarangira ni nk'uko warwara malariya ukajya kwa muganga ugafata kuwariteme ugakira ariko ibintu na muzeyi yumvishe ubu numvaga ko ari wowe basi noneho ndabikuganiriza nkumva ubyakiriye neza none nawe ndumva ukinyura hirya ushaka nko kunca intege unyura hirya ntabwo nakuruharega burangiye mba ndeba nkabona mba nshaka ngo ukora ibintu byiza byakugirira umumaro ejo hazaza ko uriya muntu mba mbona ngewe nta kintu kirimo ko
kwa ko biriya cape sinzi ukuntu bitekereza gusa nawe uri mukuru. Oya, ibintu byo kumbwira ngo ngabo ku nzego zanjye ngo kuri level zanjye ngo turwanyije, oya ibyo ngibyo ntago ari byo bimataringa buriya mu buzima. Umuntu areba kuri mpande nyinshi cyane zirenze zo kuvuga ngo wenda afite imitungo ngo yashoboye iki ngiki cyangwa iki. Icyo umutima wawe wishimiye rwose, ngewe niko mbyizera kandi mpamanya n'umutima wanjye ko nta mwana namwiyumvishemo, nta kibazo, nta sitani. Mbese ubwo nimwe hanyu musigayeho kubyakira mukumva ko nyine umuntu wahuye n'ikibazo nka kiriya nawe ajya mu buzima busanzwe amaze gukira, hakaba umuntu muzima agatera imbere akabaho neza. Niko ubibona ni nako ubyumva? Niko mbyumva rwose. Wowe muzego yarabyemeye aravuga ati nta kibazo? Ubona ko akirimo ariko ubona nyine ari kubyemera, ari kugenda abyemera rwose nta kibazo. Njye ntabwo nagushyigikira pe, njyewe singushyigikiye ko ndabona bitoroshye. Ikibazo ni iki? Yes, ikibazo uko kimeze, reba utoraguye umuntu hariya. Ariko birambangamira. Birakubangamira nibyo, ariko kuba wowe wicara ukumva ko nyine hari amakosa ukora, icyo nicyo cya mbere. Ibyo ari byo byose uzahinduka, hari n'ibyo uzahindura. Yego guhinduka n'ubu nahindutse, ariko nawe ararengera, araza nakinjira namwaramutse nta n'iki nkabona nkubita hasi. Ese nk'ubu arashaka mpinduke gute kandi aba ari kunkubita hasi buri kanya? Ndaje ngo nkwe ibiyobyabwenge, jido nkubise hasi, arashaka mpinduke gute? Oya, impamvu agukubita ni ayo makosa nyine, ariko niba waricaye ukitekerezaho ukumva ko hari ibintu wakoraga bibangamye, ndagusezeranya ko atazongera kugukora no kugukubita. Ibyo byose yagukoreraga nuhinduka niyo ugomba gutanga umusaruro, kandi guhinduka kwe uburakari bugashira bizava kuri wowe. Nubyukira igihe ugatahira igihe, inshingano zose ukazikora neza, ntabwo azongera kugukoza n'urushyi. Nta kibazo niba ubinyujije, ariko mami Karame, first of all promise me ko daddy atazongera kumwe. Daddy we ntabwo azongera. Nuhinduka niko nkubwiye, kondisiyo ke no guhinduka. Nuhinduka utwo tuntu twose uzikora tw'amafuti twebwe tutazi, wowe uzi n'umutima wawe, utwo twose nutureka, Daddy we ntabwo azongera kukubwira nabi, nta nduru zizongera kuvuga. Kubyuka mu gitondo mugaturuka muri koridoro mu Rwanda, ese urumva twaba tujya hehe? Ese urumva ejo nushinga urugo abana bawe n'abari ko bizagenda? Okay, my mom, promise me every day daddy beat me. Every day dad beat me. Why mami? Nakubwiye impamvu. Urumva nuhinduka ukaba umwana mwiza, papa we ntabwo azongera kugukora. Really? Ntabwo azongera pe. Okay. Ndagusezeranya. Okay, mami, thank you so much. Nawe urakoze. Urwaye umeze nabi, ako yarakize. nibyo umuhaye ubufasha, arakize, ariko uzi ubwo uzi umukunda ute? Ubundi uzi iwabo urahazi, uzi ni mwene ndi, uzayo ugenda utoragura abantu bose ari mu muhanda, urukundo ruhita ruzamuka bufashije bose. Ntabwo ari abantu bose, ntabwo ari abantu bose. Urakize, ufite amafaranga, reba abantu muri kuri level imwe. Buriya rero ngewe nararebye nyine ibyo bintu nabitekerejeho kenshi cyane, nta nubwo uri n'umuntu wa mbere ubimbwiye. Buriya abantu benshi urava kuri uriya ukajya kuri uriya ukumva ati wapi ntibikunda. Ariko mu by'ukuri abo bantu turi kuri level zimwe, kimba numva icyo mbakeneyeho ni iki? Si n'urukundo mbakeneyeho, ntabwo ni level mbakeneyeho, se ni amafaranga. Se amafaranga urabizi mubyeyi yarayakoreye, ndetse na kampani biri gukora neza, ibi igenda yunguka nta kibazo. So ngewe icyo nkeneye ni umuntu umutima wanjye uhamanya nawe, nishimira, tugasangira ibyo twavunikiye. Simbizi wowe kubyumva nta kundi nyine ubwo, ariko ngewe pe nabonaga ku giti cyanjye bitewe n'uko nkuzi twabanye kenshi, imiryango iziranye, numvaga rwose utakabaye uri guta umwanya ku muntu ameze nka kuriya rwose.
umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ubwo se ejo agiriye ikibazo muri kumwe icyo kibazo kikongera kikagaruka urumva bitaba intambara none ikomeye. Icyo kibazo ntabwo nkeka ko cyakongera kuba kandi niyo cyanaba urumva n'ibintu bivugwa bigakira. Ni ibintu rwose tugomba kwiyumvamo kwiyumvisha ko bishoboka ko umuntu iyo yahawe treatment runaka igihe kigera rwose bikarangira akajya mu buzima akaba umuntu muzima akabamera neza. Cyanjye ndumva ntabwo byoroshye. Uburwayi bw'umutwe buravurwa bugakira. Ngira ngo akiza se ntiwabimubonaga wowe akiza ukuntu yari ameze ntiwamubonaga abantu bose hano hose muri karitsiye bari barantereye induru ngo iki n'iki ngo umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe ariko mu by'ukuri Kadede Oui, waramutse waramutse Dima. kurugukiye ngo injuke Ngiye hehe? yishonje warwaye Ariko disi rwose isi yawe wiberamo iratangaje. Ngiye he? Mfite aho ngiye. Ugiye? Aho nsanzwe njya buri munsi mu gitondo se ntaho uzi. Ngiye mu kazi. ese uburyo wagenze kino gicuku ijoro Ariko disi rwose dera nawe bigitangaza. Ubu neza neza umva bikiri ninjoro mu gicuku. mwese bwari bwacyo kuko uretse kubeshya Ako se ubundi wamenya ute ko bwakeye koko disi. Igihe wowe watahiye ntukimenya no kureba ku masaha. Mbega ntuzi ngo birisangahe ntuzi ngo turi kuwa kangahe nta kintu na kimwe. nzi uko numva ari nijoro gusa kandi nashamana ntabwo ndi kubona ko bwakeye nta kazuba nta bushyuhe mbese Iryamire diri. Iryamire wowe rwose wagezeyo waratuje wumva kwiryamira nta kintu bigutwaye. Njyewe mfite kujya mu kazi kandi ngomba kuzinduka urabizi. Buri munsi ngenda mu gitondo kare. Urumva? bana ibicuku byawe iryamire pe ibicuku byawe Ahubwo se ntarabyibagirwa. Ejo bundi waraye. Ejo bundi waraye. Ko wari umaze iminsi noneho warihanganye utakirara mu gasozi wongeye kwadukana ingeso zo kurara mu gasozi gute? isuku mariye ibitotsi bana n'isuku wowe warambwiye ngo ntabwo nyigira kope ibintu by'amariye naraye nicyo hasi wambwirwa n'iki Mbega nushaka no kumbwira aho waraye. uriya muntu simushaka mu rugo rwanjye nubwo ukomeza kubimpata simushaka mu rugo rwanjye. Ubundi wigeze umubona? ariko rero madamu umugore mwiza nkunda rwose imyaka tumaranye ari ikibazo twigeze tugirana Ntacyo. njyewe nta ntunzi ubushishozi nanjye nabanje kugira ikibazo nk'icyo cyose nk'icyo wagize ariko uriya mwana namubonye nabonye nta n'amahane menshi afite ariko nemereye umuhungu wanjye ko tugomba kumuvuza. Mukamuvuza ari he? Tukamuvuza ari hano. Ubugwaneza bwo muri uyu muryango urabuzi. Kuva kera twafashaga buri wese. Nk'ibyo nasubiriyemo umuhungu wanjye. Nawe arabizi kandi nawe urabizi kumurusha. Ese ubundi reka nkubaze. Ubwirwa n'iki ko ari umurwayi ko? Cyangwa wenda ni n'umutekamutwe? Wihinduye umurwayi kugira ngo abone uko aza kudusahura inzu yeze? Ariko kuri umubyeyi tukaba ababyeyi umubiri ukaba ubyara udahatse ajya kubona ukabona umwe mu bana bacu n'abarwayi cyangwa ukabona yewe n'abuzukuru barimo barakura ukabona nawe aje ameze gute. Umwana wanjye wambaye kuri iki kandi ubwo twabasohora mu nzu ashwi have sigaho cyangwa twabavuza izina rya Isira n'imyuka mibi iwacu ntibayo. Reka ariko nta murwayi w'umutwe rwose nshaka hano nubwo ukomeza kubimpata ariko simushaka. Buriya nibyo nakubwiye na kare. Tumva nawe ushyigikira umunyarwanda yaravuze ngo buriya bari bazi ubwenge abanyarwanda kera bari bazi ubwenge. Umunyarwanda yaravuze ngo umubiri ubyara udahatse. Niyo mpamvu usibye n'abo bana tuvuga usibye n'uriya mwana uri hariya natwe ubwacu dushobora gufatwa n'ubwo burwayi kandi buravurwa bugakira ubuzima bugakomeza kongera akaba umuntu muzima. Ndabyumva ko umubiri ubyara udahatse ariko se wakabyara udahatse? Ntabwo uzi ko hari abantu basigaye bihindura abarwayi bo mu mutwe kandi ari abatekamutwe.
bakiyoberanya kugira ngo babone uko bagirira abantu nabi cyangwa banabiba, ukamuzana mu rugo ngo uje kumufasha kandi ari umujura, ahubwo iyo yaratetse imitwe kugira ngo abone uko arwinjiramo. Nabyo wari ubizi? Reka ibyo bibazo tubiharire Imana, hasigaye twebwe dukore icyo twakagombye gukora, ibindi byose tubyirengagize ko bizaba. Hasigaye noneho Imana izaduhera umugisha mu bana bacu, izaduha umugisha uzaduherekeza mu zabukuru, kuko nta kindi dushoboye gukora usibye gukoresha neza mu byo Imana yaduhaye. Ese ubundi ko mbona utirirwa nkaba mpirirwa njyenyine n'umukozi, umunsi mwasanze yamennye umutwe bizagenda bite? Mbaza ngo narahisha ibitotsi bise bishira. Nyine warambonye usigaye gutsereza unyurira ngo narinyenitira ngo nakope nyigira, hisha ibitotsi yashize. Ariko mbega muri nijoro mba nkubari nkudenda ko naraye nyine, ariko ubwo bifate gutyo. Mbese nyine aho narivugiye wahise ubona yinye nyinshi cyane ndende nari nakare no mu gasozi nacitse akagozi kawe mara usigaye nzi ugakabya kabisa. Akagozi kawe nagarenze ndagataruka ndagenda, biba ngombwa ko niraye iyo nini yo tu. None se iyo uraye no mu gasozi ubizi ko tubana mu rugo, ntunampamagara umbwira uti ndayaha cyangwa byagenze gutya, urumva ndi butekereze kuri Cadette mufata nka sister wanjye, ariko ntabwo nabyibutse. Ubwo bwenge simbutunze njye, mbabara kanirya n'ubwo bwenge simbutunze, gusa ubwo yarafatishije njye nkibuka kuguhamagara. ngaye baza ukuntu araye impangayitse ndi gutekereza ahantu waraye. Bose bariwe ko atarakirana mu gasozi yaraye nari muzima kugeza mu gitondo nataye umutwe nibaza ahantu waraye. Babarira nari muzima wangayike, naraye iyo nyine nanjye mbona bucyo ndatansanga nawe wagiye ibicuku byahora mu bicuku. Babare niryamira ujye mu bicuku byawe, ibindi bintu uza kubimbaza nyuma ibijora ko naragowe. Kumana yanjye yewe ntabwo nakwishinga pe, wowe ufite icyo uryamiye ahari komeza wiryamire ukomeze witurize, ngewe ntigiriye mu kazi nyine bwona uravuga yego. Kumana yanjye reka nigire mu kazi mwore ngakomeza uryame. Ashakisha uburyo bwo kumuvuza, niyo mpamvu rero tudashobora gushidikanya hamwe n'Imana ko Imana yatuma uriya mwana akomeza kuba kuri akasaza kuri uriya mwana azakira. Ibyo urabyizeye ko azakira? Wigira ikibazo, uriya mwana azakira kandi tumufate nk'uwacu. Yega ndumva uri umwe n'umuhungu wawe, ndetse n'ibinashoboka nubona umushyigikiye. Kandi niba warabicunze neza, uriya mwana ntamaze iminsi ibiri hano, uko yaje siko ameze ubu. Ese kuki utakwibaza impamvu amahane yacogoye? Ushobora no gushosanga atari n'umusazi. Si byo mubwira se ko ari ukwiyoberanya? Oya, uriya mwana afite ibibazo. None se nyine yacogoye, tuzamenya nyuma, twebwe tudafite yaba ubushobozi. yaracogoye ate nta muti yabonye? Nibyo nkubwira ko ari wasanga ari ukwiyoberanya. Oya, uriya mwana ahubwo ashobora kuba ari ihungabana yagize ryo mu muryango, kubera ko twe tutabasha kumuganiriza, ntabwo turi impuguke mu ndwara zo mu mutwe, ariko buriya dushobora no kuzamugeza ku bitaro bakareba bagasanga nta miti yindi akeneye usibye umukanseri uzamwicaza hasi akamuganiriza agakira, nta n'undi muti bamuhaye. Kuko uriya mwana yaba ari umusazi usanzwe, ibi birahure byose ibi aba arabimenye, kariya kabati nta cyombo kiba kikirimo, n'izi ntebe yari gufata n'urwembe akazishwanyaguza, ariko uriya mwana wabonye icyumba bamushyizemo, aho yicaye ntiyigeze ahava, ahubwo usanga atangiye gutuza, umucaho akakureba mu gihe akigera hano twamucaga ahubwo agasakuza cyane. Yaje yinjira ku imodoka mu nzu ku munyenga. Amahirwe hajya warambwiye witwa Nyiramahirwe? Nitwa Nyiramahirwe. Kandi kazina bakwita se? Oya, Nyiramahirwe. Nibyo wibuka. Okay. So rero urukumva se umeze ute? Umeze neza? Urarya ukumva rwose umerewe neza nta kibazo? Hari ikintu watunenze tugomba gukosora ko tumaranye igihe hano, ntabwo nzi ngo wenda nimba hari umuntu wakubangamiye cyangwa nimba utarayishimiye sinzi. Oya, nta kibazo mfite, meze neza. Okay. So none mbwira, harya
ahantu nakukuye ngenda hibuka ariko wari uvuye he? ahantu nari mvuye se ahantu nari mvuye ni kure ntabwo nibuka uko hitwa ariko ndibuka aho naciye. Urahibuka neza? Aho naciye nahibuka nongeye nkahanyura nahibuka. Cyangwa no mu rugo cyangwa urahazi cyangwa uribuka nyine ahantu wavuye uraza mpaka cyangwa nyine nongeye nkahanyura nahibuka aho naciye. ku buryo wagenda gutya ukagera mu rugo? Nagerageza. Ese mu rugo mubayeho mutemo mu rugo nyine mbwira mu rugo iwanyu bimeze bite, byifashe bite? Mu rugo nyine nasizeyo umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe? Ababyeyi? Oya. Nasizeyo umuvandimwe wanjye umwe. Uramwibuka? Nawe namwibuka mubonye. So wamusizeyo nuko uraza Justin musanga hari ahantu nagusangaga? Aho nsangaga aho ntabwo mpazi, ntabwo mwibuka, ntabwo mpazi. Umuvandimwe wawe se niwe mukuru niwe muto niwe umeze bite? Umuvandimwe wanjye akora iki, aba hehe? Umuvandimwe wanjye niwe mutoya kuri njyewe. Niwe muto? Nawe ni umukobwa? Oya, ni umuhungu. So ubwo ngubu ngo ni wowe wari mukuru iwanyu? Ubu urambwiye ngo reka ndera ubu dufashe urugendo tugasubirayo, inzira wagenda ukayimenya neza ku buryo wagera muri karitsiye wari utuyemo nta kibazo? Nahibuka nongeye nkahanyura nahibuka. So rero numvaga bibaye byiza twazagira gutya ko ubu ngubu umaze igihe utagerayo n'umuvandimwe wawe ugomba kumureba. So kumva twazapanga umunsi muri kino cyumweru tukagerayo tukareba tukamusura cyangwa tukareba uko babayeho, nimba koko inzira uyibuka neza yatugezayo. Nta kibazo, nagerageza. Nagerageza kuhibuka. So rero nzareba iki cyumweru mfite akazi kenshi, nzareba nko mu mpera z'iki cyumweru tunyaruke tugereyo hanyereke turebe uko byifashe. Ndumva waba ukumbuye umuvandimwe wawe uko byasa kose, ko yumbwiye ngo ndamwibuka ubwo mpita mbyumva nyine nanjye ndi umuntu wakuriye muri famiye y'umuvandimwe wawe ari kure yawe, hari ukuntu uba wiyumva. tuzajyayo turebe tumurebe. Nta kibazo, murakoze. Hari ikindi kibazo ufite se hano mu rugo? Abantu bose muri kubana neza? Nta kibazo mfite, meze neza. Kandi mwarakoze. Oya nta kibazo, Imana izabahe umugisha. Oya nta kibazo. ariko bose cyane nabonye mutahana n'isambu nubwo cyari kirimo kigusaba lift. Cyana? Ruvuga uriya dukorana se? Kadete? Kadete ameze neza, afite amafaranga, nawe urayafite. Ubona ko ahagaze fresh kabisa. Afite amafaranga birazwi, si afitemo shares muri company se? Urumva se arayafite koko? No si n'amafaranga gusa, afite body A1. Niko ubibona se? Yeah. Ziriya nizo type zawe wowe? Fresh kabisa. Okay.
ndumva waramushimye. urumva twabonye murimo mukata gutya noneho ubimpirikiyeho ari njyewe dukata ngo ugiye kumangura lifting imodoka ngo yapfuye akuzi ko nigeze kuza mu kazi nkumva muri kujujura utuntu nk'utwo ngutwo hako mva ntabwo njya mbashyira amakenga mwabandi reka nkubwire lifting narayimuhaye mugeza mu rugo ariko imodoka yari yapfuye simubizi se ariko ntabwo dushyira amakenga gusa kiriya cyaba kimeze neza kabisa niko ubibona gifunzemo boko ijisho wenda ryawe hari ubundi buryo rirebamo nyine jewe mba mbona ari ibintu bisanzwe afite amafaranga byo turabizi nta muntu hariya ho ni kude shapo ntacyo narenzaho nanjye rwose ingofero nayikuramo ariko ibindi byo rwose ni ibintu biri aho bisanzwe ni umukozi dukorana nubwo umuzehe wanjye afitemo shares ari njye uzihagarariye nawe akaba afitemo shares nta kindi ni ibyo ngibyo nyine body se urumva umukobwa ufite amafaranga i Kigali wowe umva aragenda akayishyiraho nyine ugasanga nose urumva uriya mwana reba ukuntu asa ari ahantu ushaka kugwisha ariko ntari kumva ikintu nashaka kubwira ni cya kindi nyine umuhe nomero se Alex ntabwo cyanyemera waraye ikibazo sobona kujya wigira confidence man wowe ntabwo hanomera ariko hakusundi munakorana ntabwo ajya basuhuza se ku kazi kanyuraho mugaciringa n'iki dusuhuza bisanzwe ariko nyine wowe ikintu nakubwira kabisa ziragwedeze irimo fresh kabisa wowe fatiraho urumva fatiraho kandi umucyuye se byabaye ntabwo namucyuye iwanjye ariko namucyuye iwabo naramutaye ariko wanakomereza urumva yakatira se oya hari ibintu uri kumva ngiye ziranaga ari size zanjye my friend cyewe igihe nikigera mushonje muhishiwe mwabana mwe rwose nzaba presenta kandi uwo umutima wanjye uzishimira ndakeka ko namwe rwose muzavivura Nyiramahirwe rero ndakeka ari hariya wambwiye hariya mu rugo ni hariya ndumva ni hariya uri gukekeranya ntabwo uri seriye ko hariho niho ariko niho okay so ndabona rero hano imodoka ntiyahanyura ko wambwiye ngo ufite umusaza wawe buriya ariyo ashobora kuba ariyo simbizi twagerayo wenda tukareba ariko imodoka ntabwo yarenga hano ni ukuvamo tukagenda n'amaguru okay turayisiga hano tugereyo tumurebe ariko ubu uri seriye ko ariho ko rwose ubonye ahantu hose twavuye tuza so ndizera ko ari aha ngaha wabaga ni hariya ndizera ko ari hano rero ubwo tugiye kugenda urabona ahantu hose tuvuye ni kure sibyo ni kure pe ahantu harimo akagendo tugira imana bari hano nimba utari gushidikanya neza ko nahangaha ako biriya bintu byari bikomeye biriya bintu ubonye urugendo rwose tugiye urugendo rwose tugiye kuva hariya ibintu byakuvanye hano bikakugeza hariya byari bikomeye pe ariko imana izi kurinda rwose ibintu ni ibiki reka tubyihorere nakuzi kose ibyo reka tubyihorere uri kubona twahageze ibyo ari byo byose reka tugende turebe umusaza wawe si wari umukumbuye se wari umukumbuye nanjye kandi nishimiye kuba nagera hano nkahura na musaza wawe ni ishimwe ryinshi cyane ko ahantu tugenze ni kure cyane reka tugereyo tumurebe nawe ndumva araba yishimiye kukubona ubwo ngubwo urasiga imodoka hanga kubera ntabwo yagera mu rugo turahagenda n'amaguru imodoka yo irasigara hano turagenda tugereyo nta kibazo urumva umeze neza okay tugereyo amahirwe ubu se aha hantu muraza kuhashobora
ko hagoranye yego ndashobora cyane nta kibazo rwose ahubwo wowe nkufate cyangwa